tugatwika bwa buriri yaryamagaho byose byararangiye. Amen. Ibi bintu rero ngiye kubisohora njye kubitwika. Izi nizo zari mate. Nizo zari matora. Ubu ni uburiri ugomba kujya uryama. Iyi matora ni nziza. Iki kiringiti kirashyuha. Fataho ngaho. Imbeho irashyuha. Kuri ako gakoni. Ubu wabaye inkumi ntago waba uri guteritwa n'umusore ungana utya. Rambura neza. Najya ngupfumba tutari. Tugiye gusasa rero. Tugiye gusasa. Abana barayanza kangahe? Gatatu imvura ikinyanga. Imvura ibanyanga. Nkababwira ntumve bana banje ni mujye hanze jewe narangije ntacyo ntajya mpamara. Izina rya Yesu dusezereye ubu buriri mu izina rya Yesu. Hanyuma mukecuru aryame neza asinzire ibintu nibizagaruke muri uru rugo. Reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire aho mwaba muherereye hose, waba uri hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora mu bice bitandukanye by'isi. Nshimire inshuti zacu z'abarundi, abantu bari i Burundi cyane, no kuri turabashimira ko mudahwema kutwereka ko mubana natwe kandi mutubwira kenshi ko mudukunda. Natwe rero turabakunda, ndetse n'abarundi baba hanze y'u Burundi nk'ababa muri Amerika no muri Canada, no kuri natwe turabakunda. Kandi niyo mpamvu reka duhora inyuma ya kamera tubashakira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Uyu munsi rero n'ubundi twagiye mu Bugesera, twajyanye na Bishop Gerard Mugisha wa Tubazirikane Ministry. Murabizi Tubazirikane Ministry ni abantu dukunda kubana cyane mu biganiro bitandukanye, aho baba bagenda bafasha abantu mu buryo butandukanye, cyane cyane abageze mu zabukuru, bakabaha nk'ibyo kurya n'ibindi. Ariko murabizi ko hari umukecuru twigeze gusura, bari bamwemereye ko bazamusanira inzu, cyane ko umukecuru baba bamuhaye ibyo kurya, ariko aravuga ati ntawe mfite mbirira, dore inzu iramvira. Kugeza ubwo yanavugaga ko iyi imvura yagwaga baryamye babyukaga bakajya kugama mu baturanyi. Murumva ko byari bikomeye cyane. Ariko uyu munsi twagira umugisha, Tubazirikane Ministry yari yagize amahirwe yo kuvuga ngo babonye amabati, reka bagende nibura umusakarire imvura y'ukwa kane itazamunyagira, cyane ko mu byo twasanze mu nzu ibyinshi twasanze byaranyagiwe kandi byaranyagiriwe mu nzu. Murumva ko ari ibintu bitari byoroshye cyane. Reka rero dukomeze tutemberane, murabibona ibikorwa birimo gukomeza gukorwa. Inzu bayisakambuye amabati, bakuraho amabati ashaje bashyiraho amabati mashyashya, kandi banatubwiye ko ibikorwa byo gusana inzu bigikomeje, kuko ngo bagomba kuzayitera umucanga, ndetse n'ubushobozi bwaboneka n'ibindi bikenewe byose bikazakorwa. Kandi uretse n'ibyo ngibyo, umukecuru basize bamuhayeho kuryama, cyane ko ntaho kuryama yagiraga. Mwari mwabibonye ubushize muri video twari twakoze ubwo twamusuraga, yaryamaga ku bintu by'ibitambaro nabyo bishaje, bidafite uko umuntu yabyita. Ariko turashima Imana ko nibura twavuyeyo afite naho yarambika umusaya. Reka tubone muri ikiganiro, kandi twizeye ko muraza komeza kudukurikirana, kandi mukaza guhebwa gusubizwamo imbaraga n'iyi video.
kuri kamera mwabonye ndi kumwe na Bishop Gerard Mugisha, twishimiye kongera kubana nawe Bishop. Urakoze Vodi, ndabashimiye nanjye abakurikira Isezerano TV mwese aho muri mu bihugu bitandukanye, abari Burayi, Canada, Afrika ndetse no muri Aziya, mwese Yesu abaho umugisha, ndabanezerewe cyane. Amen. Bishop, uyu munsi nezerewe no kubana nawe hano mu Bugesera none. Twari tumaze iminsi tubibwira abantu, hari umukecuru ubushize twaje kumusura, atariko nubwo muhaye ibyo kurya ntaho mfite mbirira. Ariko uyu munsi ntekeza ko hari nibura hari kimwe mu byakozwe. Umunsi mutima umeze gute? Kugira ngo abakurikira kamera, abakurikiye Isezerano TV barabibona, umutima wanjye uranezerewe. Amen. Kuko nifuzaga ko imvura y'uko kane igwa iriya nzu igiye amabati. Rero kuba uyu munsi turi mu gikorwa cyo kumusakarira iriya nzu, tugatwika bwa buriri yaryamagaho, tukamusiga tumusasiye ahantu heza ho kuryama. Buriya nanabikozeho numva byuzuyemo amazi, biriya byenda twatwitse yisasiraga. Ni ikintu numva kinejeje umutima. Burano kubera ya mvura yavugaga ati imvura iragwa bikagera. Yambwiye ngo bari bamaze iminsi 3 barara hanze, abuzukuru we arara yikinze mu nguni. Ibi bintu turabyirukanye muri uru rugo, ntabwo Imana dusenga yakwemera gukomeza kuryama ahantu hameze gutya. Urabibona? Ndabibona. Uravuga iki? Ndavuga nti Imana irakora. Imana irakora. Ni kwiheba no kwihebura. Byararangiye. Byararangiye kwiheba. Naho mbabonye kwiheba no kwihebura byose byararangiye. Byararangiye. Amen. Ibi bintu rero ngiye kubisohora njye kubitwika. Hanyuma ngo ubundi buriri bushya. Sibyo? Urabyemera? Ujye kumfumbata uzabivuga. Wasasiye. Nagusasiye. Nukuza kugupfumbata wasasiye. Umugabo n'upfumbata umugore yamuhaye ibyako. Yamuhaye ibyaha. Ubusubona ntiyo mu. Nibyo pe. Izi nizo zari matera. Nizo zari matera. Imvura yagwa. Sheri, Imana rero yakwibutse. Urumva? Imana yakwimutse. Ibi bintu ndabitwitse mu izina rya Yesu. Nta munyarwanda wo kurara kuri ubu buriri. Rwose ujye ubona umfumbatira naje. Rwose ndabisohoye mu izina rya Yesu. Ubukene ndabusohoye muri iyi nzu mu izina rya Yesu. Hanyuma rero mukecuru, nakuzaniye uburiri bwiza hano. Ubu ni uburiri ugomba kujya uryamaho. Iyi matora ni nziza. Ni matora y'uruganda bita Dodoma. Nzajya ngupfumbata rwose. Hanyuma nakuzaniye hano ikiringiti. Iki kiringiti kirashyuha. Fataho ngaho. Imbeho irashyuha. Rekura ko gakoni. Ubu wabaye inkumi, ntago waba uri guteritwa n'umusore ungana utya. Rambura neza. Mwabibonye? Iki ni ikiringiti cyo kujya wiyorosa. Bakibonye? Hanyuma nakuzaniye n'amashuka hano. Uzajya umfumbatira ukuri. Aya ni amashuka. Fataho ngaho urebe. Cyangwa tujyane gusasa. Tugende. Rambura neza. Imana irakora. Aya ni amashuka, urabona ni amashuka abiri. Imwe uzajya uyisasa, indi uyiyorose. Wabibonye? Okay, tujye. Ngo upfumbatize tujyane mu nzu rero. Hanyuma ntago ari ibyo gusa, nakuzaniye n'agasabuni uza gufurisha kugira nk'umuntu nyine ugiye mu nzu nshya. Ubonye n'uburiri bushya ugomba gufura. Muzana n'aka gaceri. Muzana n'aka kawunga. Najya ngupfumba tutari. Tugiye gusasa rero. Tugiye gusasa. Tugiye gusasa. Subona wa mukobwa wanjye fasha gutya. Urabizi sha. Fasha sasire sheri wanjye. Ujye uryama usinzire. Hasi yagareba. Ngupfumbate. Aha. Dore rero bwa buriri uburyama. Abonye? Abonye?
cereki abonye nzajya ngupfumbata neza noneho mfata gutya hano tuzajya tubanza tugire gutya nabona dusase gutya hepfo nira sheri kutanyo harya ntukibyibuka okay zajya ubanza ugire gutya hano nurangiza ugire gutya enyo ayobora umugore naho hepfo okay mwabonye nurangiza usase nayo ya kabiri aha yewumva sha Marachi ishimwe. Iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. Iyo mana ni nziza, ni nziza, ni nziza, ni nziza pe. kugira abantu bagize uruhare kugira ngo ibi byose bikorwe haba ari gusakara inzu haba ari kugura ndetse n'ibyo kurya n'amashuka byose wagira icyo bakora. ndabashimiye Imana ibaha umugisha murakoze murabona ntacyo ntishoboye Uwiteka afite umugambi wo kuduha ibyiza. nakwemera rwose nagiye urakoze rwose ntako mutagira uraruzi umukecuru namureraga nkajya kumucira inshuro nkaca hepfo no haruguru dore narindeze abana 6 na mukecuru wa 8 ari aka kaboko kanjyegenye mwemera nkagenda nkabacira inshuro nkareba yuko mukecuru ataburara kugeza no kuyu munota none ndashima Imana kuko ngiye kuryama ahantu hatava ni ukuri Imana ishimwe cyane naryamaga nabona mukecuru ateye imigera agira gutya nkumva nanjye agahinda karangije nareba abana abana baraye hanze kangahe gatatu imvura itunyagiye imvura ibanyagiye nkababwira ntumve bana banje nimujye hanze jewe narangije ntacyo nkajya nko mu wabo kajyamo mu nguni akajyamo nanjye nkaryama umutima hakiruka iki Imana inkorera uwumvaje nkabwira nti Imana irakora koko Imana irakora Imana irakora ikorera mu bantu ntabwo uzongera kuvirwa ugira gutya nari narihebye mwabana wari warihebye Imana iragora nkareba kurera abana bangana kuryo nanjye ari ukaboko kanjye ubu yaraje ati nkajye kurera abana n'ubu turi umwana nkaza ngenda amaze amezi 2 nyina amaze gupfa ubwo amaze gupfa sinzi na nyina ubwo umwana ari twamushubije mu mugongo turamurera ubwo abagira neza bakamalitira y'amata nanjye ndabona ndi nkamuha kugeza aho umwana kuriye ubu ariga mu wa mbere. Imana irabitiye kuko mwagize neza ineza yose ubu ariga mu wa mbere pe ineza yose amen ineza yose igira inyiturano yayo kandi n'iki cyumba nubwo mukiryamyeme gutya guhe ejo bazatangira kwatera icyondo hanyuma tuzateremo igipande uburiri bwa sheri wanjye ujye uryama ahantu heza hatavunguka ibitaka imyaka 88 ingahe 88 ngeze muri 90 ndemeye imfubyi ndazigumana ndemeye wagacinshuro akabahahira
simpinga imyaka ishize ari 2 ntacyo nimarira ariko nkavuga nti Imana irambona Imana yarakubonye. yarambonye nkabona rero ukuntu abantu abakecuru barya amafaranga nanjye ndasutamye ngo nimbirukane ntese bara nzirukana abana batagira se nzirukana abana batagira nyina nirukana imfubyi ndemera ndazinambira ndazinambira kugeza igihe Imana ireba kuko biravuga ngo ubundi idini Imana ikunda niyita ku mfubyi n'abapfakazi kuko witaye ku mfubyi rero ukazira zitagira epfo na ruguru nawe utanashoboye Imana iri kukwitura ntako bisa urakoze Imana mana aho naryama naho naryama habe nabwo ntariko semana n'Imana irambona ntacyo nahimukiye tugende dusohoke sherifu tugende ibi bintu ni bye batashye finali ya nyuma ni ukwirukana ibintu ubukene mu izina rya Yesu shaba abana nereza ikibiri uyu mukecuru ni cya kibiriti wa mugabo yagiye kuzana ahise yihererayo ndabitwitse mu izina rya Yesu dore apu ibi ni umuyaga ni ibiki umuyaga gira utyo sha gira utyo kera na adashya koko mu izina rya Yesu dusezereye ubu buriri mu izina rya Yesu hanyuma mukecuru aryame neza asinzire ibi bintu ntibizagaruke muri uru rugo mu izina rya Yesu twirukanye ubu bukene mu izina rya Yesu Imana itanga umugisha muri uru rugo uhereye uyu munsi ibi ntubiririre rwose ibi bya rubanda zasaga icoce aya magufa ntuzayegera nzayegera shyuhe nzayegera shyuhe tugiye gusenga rero tugiye imyotsi bayinisha tugiye gusenga ku gasabure ke gashyire mu nzu vode tugiye gusenga tugende burije mwese turabashimiye babafundi bari muri kwifata neza turabashimiye abadufashije mwese yaba ari abakoze kuri iyi nzu n'abazakomeza kuyikoraho mwese hanyuma twebwe turi umuryango ushinzwe kwita ku bantu bababaye gukorera i Kigali witwa Tubazirikane gukorera mu Rwanda hose nako ndetse no hanze Imana ibaho umugisha mukecuru turagukunda umushoferi yadutengushye w'imodoka twashwanye nawe ibyo twasezeranye nawe ntiyabyubahirije ariko turashaka undi yaba ejo cyangwa ejo bundi umucanga barawumena hanyuma Imana nibisigaye izabikora ikoze ibi ngibi ukaba utakivirwa nararaga nasinziriye yo natekerezaga ko imvura iri bugusange mu buriri ukabyuka babyumvise byaneye gusenga ay'uburyo bwose njya mu butayu njya kubisengera Imana yabikoze rero ubushobozi buraboneka turasakaye wabyumvise ndetse tubonye n'icyo tugusigira uza gushyira imbere mu nda kuko kuba kurya mu nzu nta biryo nabyo ntacyo byari bimaze tugusigiye naho kuba urambitse umusaya hanyuma ejo aba bahungu baratangira kufungira hano hejuru kugira ngo imibu ye kugusangamo imbere rero turagukunda kandi uri umubyeyi wacu nta wabivuga wiboneye n'umugabo rero mboneraho guhita nshimira intwari yishimire abantu b'imfura babonye biriya biganiro byose twakoze bagatera inkunga iki gikorwa cyo kugira ngo uriya mukecuru abone aho kuryama nshimire umumama uri Kimironko nshimire abari hanze mwese Imana ibaho umugisha Bisho niki cyagukoze ku mutima cyatumye uriya mukecuru ugira umwihariko kuko mu bikorwa wari usanzwe ukora cyo ntabwo cyari kirimo kandi ntekereza ko twagiye tujya ahandi hantu hari abantu batandukanye bababaye ariko niki cyatumye uriya mukecuru wumva ko ubigize ibyawe bigatuma ko wumva ko ugomba kumwubakira kuba narahisemo kumwubakira si uko nari mfite ubushobozi nari nizeye Imana kandi nizeye n'abantu b'Imana rero mu by'ukuri cyatumye kinkora ku mutima icya mbere afite imfubyi abana nazo
Yego. ababyeyi bazo barapfuye asigarana nazo, bamwe babusize ari butoya abana nabo. Icyo ni hari uwo cyane. yatubwiye ngo bamutaye afite amezi abiri, Afite amezi ntibazi abiri. se ntibazi nyina. Ntibazi se ntibazi nyina. Rero urumva ko nawe mu mibereho ye ni umuntu witaga ku bantu bababaye. Wabyumvise? Yego. Rero icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nzi umubabaro w'umuntu, nzi kubabazwa k'umuntu, nzi kubaho nabi k'umuntu, nzi ubuzima bw'umuntu bubabaye. Yego. Iyo umuntu rero mubonye ababaye, adafite aho kuryama, adafite ibyo kurya, nifuza kumufasha. Amen. Uyu munsi urumva unyuzwe ku gikorwa nibura cyakoretse? Ndanyuzwe 50%, kubera ko ibisigaye nibyo byinshi. Abonye nubwo tumuhaye matera ayishashe hasi kumukeka, nubwo tumuhaye amashuka, icyumba ntigikoze, nubwo tumuhaye matera cyangwa tumukoreye ibindi bikorwa, haracyaburamo ibindi bintu byinshi. Mu bibura uko ubibona, urabona habura iki kugira ngo nibura uvuga uti ndumva umutima wanjye nyuzwe? Mu by'ukuri ibibura ni byinshi, haracyaburamo ibintu byinshi byo kwikora amasuku, haracyaburamo ibintu byinshi byo kwitera imicanga hanze, kugura amasima, ariko turatekereza ko Imana izagenda ibidushoboza. Urumva ufite icyizere ko bizakorwa? Kandi bizakorwa, kuko ubonye ko nsizeho abakozi, ejo baratangira kuyifungira hariya hejuru, hanyuma batera igipande, bizagenda neza. Yego. Ubundi wumva wifuza kubikora kugeza ku ruhe rwo isa ku kihe kigero? Nifuza ko biva ku rwego biriho, bikagera ku rundi rwego, kugeza ubwo turenga gusanira abantu amazu, ahubwo tukagera ku rwego rwo kuba twanabubakira, tuguye inzu tukayihera hasi tukayigeza hejuru. Yego. Bisho reka nizere ko buriya Imana izagufasha kandi izagushyigikira, kandi bizagenda neza. Ntekereza ko Imana izakomeza kugushyigikira, kandi n'abantu bayo badukurikiye ntekereza ko bazakomeza bakagushyigikira, kandi bizagenda neza. Uwakwifuza kugushyigikira cyangwa se barabizi, nimero ni za zindi, barampamagara tukavugana, 0788 45 18. Umpamagaye ndakwitaba, hanyuma tugafatikanya umurimo mwiza wo kwamamaza ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana kubwamamaza si ugusoma Bibiliya gusa, ni no gukora ibikorwa byo kwita ku bandi bantu bababaye. Murakoze. Yego. Murakoze cyane, reka tugushimire, abadukurikiye nabo turabashimire ko mukomeza kubana natwe, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Reka tubifurize umugisha w'Imana. Usigara amahoro rero mwese, nimureke dusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu, se w'umwami wacu Yesu, ufite urufunguzo rwa Dawidi, urakinga ntihagire ukingura, ndetse wakingura ntihagire ukinga. Ntabwo twari kuzamenya uyu muryango, ntabwo twari kuzamenya uyu mubyeyi. Hari impamvu mwibutse, twajyaga twibaza impamvu twikoreye umutwaro we, twajyaga twibaza impamvu tumuzirikana cyane, ariko uyu munsi tumenya ibanga ryabyo. Yitaye ku mfubyi igihe zitari zifite kirengera, arazakira ntiyazuhura ngo azijugunye, yemera kunyagirwana nazo muri iyi nzu, yemera kubabana nazo kuri uyu musozi, ariko igihe kirageze uramwibutse. Muha umugisha mwami, ntazagira icyo akena, ntazagira icyo abura. Uku dutwitse ibingibi, dutwitse ubu bukene, dutwitse inzara, dutwitse ibigeragezo, dutwitse amakuba, turavuze ngo uhereye none ubuzima bwe buhinduke. Abantu bamwiteho, abantu bamushyigikire, abantu bamugirire umutwaro, mu izina rya Kristo Yesu. Tumwatuyeho umugisha rero, ubwo tugiye ujyane natwe, abagiye gusigara usigarane nabo, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha mukecuru. Nzajya nyibuka imbeho n'iyi. Nzagaruka vuba.